ntabwo umugabo agitinya gushaka abagore babiri. Niyo si ya none dusohoyemo hano turenge. Ukubera iki Abafilisitiya barabisiri banze. Agi ibintu muri ko byo. Hanyuma uzajya ubuhanuzi buvuga ngo igihe umaze uhangayitse, igihe uhagaze mu ishuri, igihe uhagaze uri muri iri shuri ritazi, muri iryo shuri hari marayika w'Imana, Imana ikoherereje kurangura ibyo uranguye bigahomba. Nukuri Abafilisitiya, nukuri Abayuda bagenzi bawe baziritse amaboko ariko amaguru barayasize. Mwibera rino banga Samusoni bamuzirika amaboko ntago baziritse amaguru. Zajya kurangura Dubai uzucuruze nk'abandi ariko niwunguka uhombe kubera iki amaboko yakira barayaziritse. Bagusigiye amaguru. Uzemere ariko Imana ivuze ngo iguhambureho bari barakuziritse. Imana igutabaye cyari kukwica, cyari cyamaze kugaragara, cyari cyateguwe, cyari cyamaze. Avuze ngo irakubohoye. Umva abantu ukuntu buvuze ngo bari bamuzanye mu mudugudu iwabo, bari bashatse kumusebya ngo ariko Imana yebifodurayi ihita imutegurira ameza mu mudugudu iwabo. Imana iguteguriye ameza imbere y'abanzi bawe. Aho wasebeye niho Imana igiye kugutabarira, aho waburiye agaciro niho Imana iguhereye agaciro. Niko Imana ivuganye nawe. Imana irakubohoye, Imana ikugize ukomeye. Ikintu cya mbere Imana kunibwiye ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje. Nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba bimuhindura umwami, muri bene se bose bimuha icyubahiro. Iyo ni Imana, niyo ni imbaraga, dore iyo ni ububasha kanije gutabara. Iyo ni Imana, niyo ni imbaraga, dore iyo ni ububasha kanije gutabara. Reka tubashimire mwese muduteze amatwi, abakunzi b'ijambo ry'Imana, abo tubana ibihe byose. Twasezeranyije ko tutazabatengwa mu mwanya wo gusenga no kwinginga Imana. Reka mabwire ngo ni wa mwanya n'ubundi tujya tugeramo tukazana ijambo ry'Imana, turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye, tugamije kugira ngo ubwami bw'Imana bwunguke, ubwami bwa Satani buhombe. Reka mvuge ngo tuje guhombya Satani, tuje guhombya Satani n'abadayimoni, kuko twiyemeje gukorera Uwiteka. Imana ishimwe. Ngira ngo rero murabona ko imbere yanyu mufite umutumirwa, ariko nanjye uri kuvugira aha muranyumva. Ni Reverend Pasteur Moise, ndabakunda, tubana ibihe byose. Ndabona amacano hano, hari Bigirimana Evangeliste Bigirimana Rora TV, hari Izi Gukora TV, hari kandi Ingoro TV, ndetse na Mama Mignone Official TV. Abose ni abantu bakorera Imana, n'ibitangazamakuru byose nk'uko mubizi. Ubwashize twari turi kumwe nabo, turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye. Reka mvuge ijambo rikomeye, mvuge ngo wowe uri kunyumva, wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, wiyemeje ko uzamamaza Kristo ndetse ari uzahanga amaso ku manywa na nijoro. Reka mubwire ngo ijuru rigutabare rizindutse, kandi uyu munsi wa none ngo ukomereze umutima. Nkubwire ngo ntutakaze ibyiringiro. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko gacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndakubwira ngo hari impundu zizavuga, hari impundu zizavuga. Kandi reka nkubwire ngo twiteguye kukuba bugufi, kukugira inama, kugusengera. Twebwe ubwacu n'abakozi b'Imana turi kumwe, Yesu azadushoboza. Reka rero dusenga Imana, twinjire mu mwanya wo kumva icyo Imana ivuze no kwakira umutumirwa wacu. Mwami Imana yacu, turagushimiye, turaguhimbaje kuko uri kumwe natwe, uri umutunzi w'imbabazi. Ndaseze kubwo uyu mwanya w'ijambo ryawe, abagiye gukurikirana icyo uvugana nabo, ndabingingira mu mbaraga z'amaraso yawe, kugira ngo bakingure imitima, kugira ngo babohore. Wari ubabaye ahure n'umunezero, wari ufite akaga abona igisubizo cy'ako kaga, wari ufite ibisakuzo isi yamusakuje yakire kubwirwa neza mu izina rya Yesu. Ndahagarika ibitero byose, ndahagarika imbaraga mbi zose, ndasenze
ndasenze kugira ngo umugaragu wawe umukoreshe nk'uko usanzwe umukoresha, kandi uyu munsi wa none agubwe neza. Reka mwami umunyuze bibikwiriye byo guhembura ubugingo bw'abera, kandi Kristo wera wubake uwari warasenyutse, wongere wuzuze ibyari byaracubanganye, wongere ukomeze utari ukomeye. Ijambo ryawe rigire ubushobozi n'ububasha mu mitima y'abagutegereje. Urakoze cyane kumvisha gusenga kwacu, cyubahiro n'ikibi muri byose mu izina rya Yesu, amen. Reka twakire umukozi w'Imana kandi ni umuhanuzi. Umukozi w'Imana, tubaye karibu n'ikaze, mwakwibwira abantu babateze amatwi n'ababareba kuri kamera z'ibi bitangazamakuru ndetse n'izi TV zitangaza ijambo ry'Imana. Karibu mu mwanya n'uwanyu n'ijambo ry'Imana. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Hashakimana Emmanuel, ndi mwene se muri Kristo. Amen. Birenze umwami Yesu atwambere. Yitwa Hashakimana Emmanuel, mwene data muri Kristo Yesu, guturuka ku Gasave kuri ADEPR. Nabyo ujye ubivuga ntacyo bitwara. Ntabwo itangazamakuru turiho ntabwo ari iby'idini rwose, ariko no kuvuga aho umuntu asengera ntacyo bitwaye, kubera ko oya ntukabe imbata y'idini, uzaba imbata ya Kristo. Kandi ikindi, impamvu ntabwo itorero rizajya mu ijuru. Mu ijuru ntabwo baza amadini, ariko mu ijuru baza umugeni wa Kristo urererwa hehe? Mu itorero. Kandi buri muntu mu itorero rye abo wejejwe Imana iguha umugisha. Karibu kandi urakoze kandi kuba umuguye Yesu akumera umugisha. Amen. Kandi itorero ryanjye ndarikunda cyane, ndarikunda n'umubyeyi, natwe turarikunda, ni iryacu. Imana ibaha umugisha. Amina. Hanyuma twihuse rero tudatinze, reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu Bacamanza. Turasoma ibice byaho 15. Uradusomera mufasha. Abacamanza ibice 15, umurongo wa 19 na 15. Turahita dusota dusoreze 20. Hanyuma dukuremo ikiso dusenga. Bigoga dukuremo ikiso. Abacamanza ibice 15. Ibice 15 turasoma umurongo wa 14 na 15. Duhita dusota. Abacamanza 15. Ibice 15. Umurongo wa 14 na 15 wonyine. Yego, Abacamanza ibice byaho ni 15. Umurongo waho ni wa 12 na 14. Hanyuma tuze gusoma n'uwa 15. 15 by'Abacamanza. Umurongo wa 14 avuga ngo ageze i Lehi, Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane. Imigozi yari imudadiye, amaboko ihinduka nk'imigwegwe ishiririye, ibimuhambiriye biradohoka bimuva ku maboko, nuko abona igufa ry'umusaya w'indogobe, ararisingira aryikisha abantu 1000. Imana ikomere umugisha. Amen. Nakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Nzanye ijambo rifite umutwe uvuga ngo Imana igutabaye cyari kukwica cyari cyabonetse. Igutabaye cyari kukwica cyari cyabonetse. Imana ishimwe. Imana igutabaye icyari kukwica cyari cyagize gute? Cyari cyabonetse. Yo, Uteka ashimwe. Aya ni amateka y'umugabo witwa Samsoni, mwese muramuzi. Hanyuma ngo cyari igihe Imana ivugana n'umugabo witwa Mose, namuga ngo ngiye gukura buno bwoko mu gihugu cya Egiputa mbujyane i Kanani, ariko nibugera i Kanani nibuzibagirwa. Hanyuma ngo bageze i Kanani nicyo batuye Imana, bayituye kwibagirwa. Ngo hanyuma bamaze kwibagirwa, ngo Imana irangije ibateza Abamoni ndetse n'Abafilisitiya, ngo bageze barabisiribanga. Niyo mpamvu tubona tudatera imbere, bivuze ngo Satani yarabisiribanze. Ngo nuko muri ako kanya Isirayeli atatana icikamo kabiri, guhuza biranga, kubaha Imana biranga, batangira kubaka ibigirwamana. Ngo nuko Imana irabisiribanga. Biravuze ngo bamaze kubisiribanga, ngo umugabo umwe ngaca umugore inyuma, ngaragenda abyara umwana ahandi. Uyu mwana avuka ari umunyembaraga, uyu mwana avuka afite izina bita Yefuta. Hanyuma ngo igihe kigeze cyo gutangwa umugabane, ngo uyu mwana agiye kwaka umugabane muri bene se barawumwima.
baravuga ngo we genda ntabwo tuvukana ntiduhuje mama nubwo duhuje data ariko ngo Yefuta aragenda kuko yubahaga Imana ngo igihe kimwe ngo abamoni bashaka gutera bashaka kubatera ngo babarwanye ngo hanyuma bakuri muri bo ngo basanga uyu mugabo Yefuta baramuga ngo we vaho turwanirire udufashe kurwana nituramuka dutsinze abamoni twebwe icyo tuzakora tuzakugira umucamanza mukuru utuyobore tuvuge ngo amen amen kongera kandi amen amen Bibiliya ivuze ngo nuko muri icyo gihe Yefuta ngo nukaragenda ajya gusenga ajya kugisha inama umwami w'abamoni hanyuma umwami w'abamoni yanga ko bumvikana ntabwo ndi bubijyemo ngo igihe kiragera Yefuta ajya gusenga Imana agiye gusenga Imana arayibwira ngo Mana nimbona uhagaritse izuba ku kirengarenga njyewe ukangabiza ingabo z'abamoni njyewe nkatsinda urugamba ninaha ikizasohoka mbere kije kunyakira njyewe nzakigutambira ngo Imana yumva gusenga gusaba kwa Yefuta ngo ibikora nk'uko yabivuze Yefuta rero atashye ntabwo ndi butinde ngo ageze mu rugo ngo umwana w'umukobwa wiwe aramusanganira amaze kumusanganira ngo aramuhobera amaze kumuhobera biravuze ngo nuko aramubwira ngo mwana wanjye nubwo umwobeye nje nagutanze n'igitambo ku Mana umwana we aramubwira ngo nta kibazo papa ubwo wananze ku Mana icyo akora cyo reka njya gusura inshuti zanjye ebifodrayimando yasire hanyuma njye nimba gusura inshuti zanjye uzambonere kunamba n'igitambo nta kibazo njye ndabikwemerera ngo nuko papa we biravuze ngo arabimwemerera amaze kubimwemerera ngo uyu mwana ajya gusura inshuti ziwe ngo ahatahiye aragenda ajya gutanga uyu mwana igitambo hanyuma ngo amaze gutanga igitambo ngo hariho umugabo witwaga Manowa ndetse n'umugore wa Mukamanowa aba bantu kubera yuko n'ubwoko bwa Isirayeli aba bantu bari barubashimana ariko nubwo bari barubashimana bari bamaze igihe kinini igihe kigeze mu myaka igera muri 80 nta rubyaro bafite Imana nishimye bari barasenze nta rubyaro bafite ariko baratize ku gikarabizo mbese bari bameze nka Hezekiyeli Imana nishimye Imana idufashe bari bameze nka Zakariya bari bameze nka Zakariya wari waraze urubyaro ntacyo bari bafite cyo kuvuga ngo ariko igihe kimwe ngo umugore ari mu murima arimo arahinga ngo Imana yohereza marayika wayo haleluya ngo marayika w'Imana ahageze abwira Mukamanowa aramubwira ngo igihe kirageze dore ugiye kuzabyara umwana w'umuhungu uyu mwana azaba ari umunaziri hanyuma uyu mwana Samusoni hari ibintu bitatu ahuriyeho na Yesu ngira ngo mbabwire uyu Samusoni yagombaga kuvuka aje gucungura ubwoko bwa Isirayeli nk'uko Yesu nawe yagombaga kuvuka aje kuducungura cyo ni icyambere icya kabiri Samusoni ni umwana watumweho marayika yego nk'uko Yesu nawe yatumweho marayika amen icya gatatu Samusoni yavuzwe atarabaho yego nk'uko Yesu nawe yavuzwe atarabaho amen Imana nishimye amen hanyuma biravuze ngo umugore abyumvishe ngo ahita ashyira isuka hasi ariruka asanga umugabo we Manowa aho yari aryamye aramubwira ngo mugabo mwiza njye wamuye n'umugabo ambwiye ibintu bitangaje bitandukanye n'ibyo twajyaga twumva ambwiye ko tugiye kuzabyara ariko namwitegereje mbona atandukanye n'abandi bantu mbona ntumuntu udasanzwe mbona mu maso ye ntihasanzwe Manowa abyumvishe aravuga ngo mbese ibyo bintu uvuze ni ibiki umvishe abakundi rivuze birambwira ngo nuko Manowa ahagarara mu gutegeka aravuga ngo Mana nimba ari we koko wigaragarije umugore wayo yanyabyo uwo muntu watumye yongera agaruke reka muhanure 2024 wabonye ukuboko kw'Imana ariko 2025 wongera ubona ukuboko kw'Imana amena
Amen. Sabole drone shaya deko siribeli kostireba. Narivuze ngo uherutse kubona ukuboko kw'Imana nibyo no kuburiho n'ukuboko kw'Imana. Hari intambara Imana yakurengeje ariko ndahanura ngo marayika w'Imana yongera agaruke mu rubago rwawe, agaruke ku kibazo cyawe, agaruke ku madeni yawe. Oya yongera agaruke. Wongera ugaruke mu Manowa watsibuye mu marayika w'Imana agaruke. Arongera aragaruka aramubwira ngo nizewe wigaragarije umugore wawe igihe kigiye kugira ngo muzare umwana w'umuhungu, muzamurinde igisindisha ndetse muzirinde ibi n'ibi. tuvuge cyane nka mera biravuze ngo nuko muri ako kanya Manowa aravuka. Ebifodrayi Manowa yasire Manowa aza kuzuza inshingano Imana yari imushyiriye ku isi ngo Manowa avuka afite imbaraga zidasanzwe. Samusoni avuka afite imbaraga zidasanzwe. Haleluya. Amen. Samusoni avuka afite imbaraga zidasanzwe, yambaye imbaraga ndetse n'igitinyiro. Niwe muntu wajya gufata ingunzu 300 yarangiza akazizirikaho imiriro ngo zikajya mu myaka y'Abafilisitiya zikagira gute, zikayivuyanga, zikajya mu migozi zikayivuyanga. Hanyuma ngo Samusoni amaze kubikora ngo yigirire gusenga. Ngo mu gihe ari gusenga Ebifodrayi Manowa yasire ngo Abafilisitiya ngo bahita baza uko ku ijambo rivuga. Baravuga ngo mbese ninde muntu wakoze bino bintu? Ninde muntu wakoze bino bintu? Ninde muntu wakoze bino bintu? Ninde wagiye mu myaka yacu? Umva Abayuda basubirire baravuga ngo nta wundi muntu wakora, nta wundi usibye Samusoni niwe wakoze bino bintu. Uva ubuhanuzi kuri bivuze ni ukuri kwiyamamagaye. Intambara z'Abamoni uzazitsinda, intambara z'Abafilisitiya uzazitsinda, ariko intambara z'Abayuda ntabwo uzazitsinda. Intambara za bene wacu ziragoye. Hanyuma ngo abagore bavuga ijambo rikomeye kubera ko imbaraga z'abagore ziba ku munwa, intege nkeya zabo zikaba mu matwi. Ngo bazumvishe bavuga ngo nta wundi ni Samusoni wabikoze. Ni Samusoni wabikoze. None arireye yagiye gusenga. Hanyuma ngo Abayuda baramubwira ngo mugende mu mutuzanire hano iwabo. tuvuge cyane ngo amena. Basanga Samusoni ari gusenga. Yarasenga wenda ngo nuko bamusanganiriza urusaku. Niho twasomye ngo Samusoni abumvise aravuga ngo mbese muje kungirira nabi. Baramubwira ngo ntabwo tuje kukugira nabi, ahubwo icyo tugiye kugukorera kiraruta kuba twakugirira nabi. Ariko ndagira ngo muhanurire izi nama zari zakozwe Imana iri kuzireba ariko itazirimo. Hari inama zijya zikorwa Imana ikazireba itazirimo. Ikikubwira ko itazirimo iyo ugiye kuzigwamo Imana irakuburira mbere utarazigwa. Imana ihimbazwe. Tuvuge mwami ndakumvisha mwana wanjye. Bibiliya yavuze ngo nuko Samusoni baramusanga bamuzirika amaboko bamutera kandonye. Ngo nuko baramuzana mu mudugudu w'iwabo basha Ebifodrayi Manowa yasire tutaya binisasa. Ngo nuko muri ako kanya biravuze ngo Imana yohereza ndumva ngiye guhanura we. Samusoni bamutera kandonye. Mama niyo mpamvu uzajya Ebifodrayi Manowa yasire tutaya zajya ku Ebifodrayi uzajya kurangura ivoka Nyabugogo uzizicuruza zishire nane Ebifodrayi zishire nane igishoro ukuyemo. Kubera iki? Abayuda bagenzi baziritse amaboko basiga amaguru yawe. Imana nishimwe kandi numva tugiye gusenga Imana. Biravuze ngo nuko Samusoni turayazituye mu izina rya Yesu. Ngo nuko Samusoni akira imbaraga z'Imana ziramanuka. Ngo Mwuka Wera aramanuka. Amaze kumanuka ngo nukaca ya migozi. Biravuze ngo ya migozi ikimara gucika ngo Samusoni ahita asingira urwasamiya rw'indogobe. Mu izina rya Yesu. Ntabwo ari gusingira urwasamiya ugihambiriye amaboko. Ntabwo ari kujya gucuruza ngo Ebifodrayi cyari cyamaze
kimaze kukugera Yego. ubona uko muri ako kanya igikombe nigisubire mu biganza byo wagiteguye mu izina rya Yesu amen turabyohereje senemeni gomeya ngo yica abafilisti igihugu akibashe niyo ari kubikora ngo bikunde Yego. before Diamond yasire Imana itarakubohora ntabwo urugo wari kurwubaka ngo bukunde ntabwo ubwo buko wari kubikora ngo bukunde ntabwo wari kujya Dubai ngo ukore bikunde ntabwo Matewusi wari gukingura umuryango ngo ukore bikunde ariko Imana ivuganye nanjye Imana irakuzi icya kabiri iragukunda icya gatatu yiteguye kukugira neza kubohoka Yesu ngo yice abafilisti y'igihugu abicisha urwasamira rw'indogobe kuko yari amaze kubohoka before Diamond yasi ivuganye nanjye ijambo rikomeye irambwiye ngo wikirwa irambwiye ngo wicike intege uretse kubivamo before Imana ikora igito n'iyikora igikomeye Imana ije kugutambagiza oya uretse kwirwanira Imana irakubohoye before iguhaye agaciro niko Imana ivuganye nawe igutabaye icyari kukwica cyari cyabonetse niko Imana ivuganye nanjye shalom shalom mana sengera abantu b'Imana ingingira Imana ukiri muri uwo mwuka Imana irwanumugisha uri Imana nziza uri Imana ikomeye Imana y'inzobe n'ibikara abarebare n'abagufi aboroheje n'abakomeye Imana irebera hose cyari before Diamond jambo rye rivuze gutya yavuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima k'umukene ntabwo uvuze kera uravuze ngo nonaha urahagurutse uze gushyira mu mahoro ku muntu wese bakiri ingona before urakoze k'iminyuru yari uboshye ubwoko bwawe uyibohoye ayiwe niyo mpamvu before iyo umaze kuyibohora biremera iyo umaze kubiboha mana yaje uvuze ko ibyari bimaze iminsi bihenga uje kubihengamura ngaho rengera intore zawe ugabanya umubare warimbuka wongera umubare wakiza urakoze kubyumvisha mu izina ryawe Yesu amen mukozi w'Imana Manuel turagushimiye Imana y'amahoro iguha umugisha ariko noneho birashoboka ko hari umuntu n'umwe ukeneye ko mwaganira mwasengana abantu bakeneye abakozi b'Imana barahari kandi benshi kandi mu by'ukuri uri umukozi w'Imana kandi ubutumwa message utambukije ni y'ukuri kuko ni igihe gikomeye cyo kugira ngo abantu Imana ibohore amaboko yabo nagira ngo rero utambutse nimero yawe ya telefone hanyuma tukangurire abantu bose ko bakora subscribe share like comment mukatubwira kandi uko muzajya mugenda mufashwa mujye munatubwira kugira ngo ejo n'ejo bundi tugarure umukozi w'Imana tugira ibyo dusubiza mu byifuzo mwari mufite nagira ngo rero ubahe nimero hari abatazavugira hano ngo batange komenti y'ibyifuzo byabo cyangwa se ibibagoye n'intambara zabo ariko bakifuza kuvugana n'umukozi w'Imana nagira ngo rwose umukozi w'Imana kandi mugaragu w'Imana utange nimero ya telefone niba ntacyo bigutwara ese urabyemera nomero zanjye ni 078 32 22 subiramo iyo nimero 078 32 22 hanaye kumugisha turabashimiye mukozi w'Imana Manuel n'uyu kandi uko wamukunze aba ariko umugana cyane cyane ko turabizi ko ariho ubwiza bw'Imana reka tubabwire ngo mwese tuzongera dusubire kandi ubwo turi kumwe nta mubisha ubutaha turakomezanya shalom shalom ciao ciao